iyo umuntu atabonye urukundo rwa papa ari umukobwa cyangwa se urukundo rwa mama ari umuhungu, ntabwo wamutegereza ko azavamo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Birakomeye cyane cyane, kubera ko yarambwiye ngo pastor, ngo nabonye umuhungu, ngo mwemere ngo cyangwa ndeke. Umwemere cyangwa ureke ni ikihe kibazo ufite? Aravuga ngo mwafete ngo urumva ngo umuntu twakundanye ngo twahuriye kuri Facebook, ngo hanyuma ngo n'umusiramu aba Arabia Saudite, ngo ariko ngo afite amafaranga. Donc ni umuntu mwiza nubwo atakijijwe. Hanyuma mu myaka maze ndi umupasitoro, nagiye mpura n'ibibazo. Abakobwa cyane bakuze barengeje 30, yagize Imana akabona umuhungu, yahita aza kumbwira nukundana n'umuhungu akagusaba ko musomana, akagusaba ko mukora karesa, akagusaba ko muryamana, uzahita ukizwa n'amaguru. Kubera iki? N'umukobwa nabigusaba nabwo uzahunge. Kubera iki? Ingeso umuntu akwese muri fiançailles, nugera mu rugo azayikuba inshuro 10, ndabizi neza. Hanyuma ari gihe uvuga ngo urumva ngo nta kundi, ngo ningere ngo nzamwamira imbuto, ngo hanyuma hinduke. Uri Imana ihindura abantu. Uyu mudamu wanjye twakoze fiançailles, bari barambwiye muri fiançailles ngo muri fiançailles ngo nta muntu ukizwa. Ndavuga okay, niba ari abantu bagwa nzakora fiançailles ntoya y'amezi nk'3. Noneho Imana sinzi ukuntu yabigenje, nkora fiançailles nk'umwaka n'igice nk'aho. Uyu muntu w'Imana mumureba yari umuntu w'Imana imbere n'inyuma. Nitwigeze dusomana, nitwigeze yatega igitambaro kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Sinari nzi niba agira umusatsi, niba ateze ku nkovu. Ntabwo nigeze mbimenya. Ndashimira Imana, kimwe mu bintu nshimira Imana uko ku bintu 15 bigaragaza urukundo rw'ukuri. Iyo bavuze urukundo rw'ukuri hari urundi rutari rw'ukuri. Nibyo tugiye kuganiraho. Tubahaye ikaze rero mu mwanya wo kuganira. Ndabizi ko tutari bubarambire kandi biraba ari byiza, niko mbyizeye. Imana iraza kubana natwe. Hanyuma uyu ni madamu wanjye, dufite abana 2 b'abahungu, bamwe bari mu kigero cyanyu. Umwe afite imyaka 18, undi afite imyaka 17. Twabyaye abahungu 2, niba Imana yaduhaye, niyaduha n'abandi tuzabemera. Ariko kuri ubu dufite abana 2 b'abahungu. Hanyuma dutuye Kigali mu Rwanda. Abantu bagiye baza mu Rwanda nimuza muzaturamutse, muzaba mukoze. Hanyuma kindi ni dufite office hano kuri Avenue Rumonge imbere ya Kioske Sangwa. Tuhakorera ibijyanye na counseling. Counseling mu Kirundi, mu Kinyarwanda ni sana mitima, mu Kirundi sinzi ibyo ari byo. No gufasha imitima gukira mu buryo bwo Imana ibaho umugisha. Hanyuma umwanditsi w'umufaransa yigeze gutera story cyangwa se ugwenya, yaravuze ngo urukundo rw'ukuri ni nk'abazimu. Abazimu mu mico bivuze ni nk'abadayimoni. Hanyuma aravuga ngo abantu bake nibo bamaze kubona umuzimu neza. Hano hari umuntu yaba yarabonye umuzimu. Afite yashaka kuvuga ko urukundo abantu benshi nyine bararuvuga, bararuririmba, indirimbo nyinshi ziririmbwa ziba zivuga ku rukundo, ariko bajije umuntu azi igisobanuro cy'ukuri cy'urukundo, ushobora kumushaka ntumubone, cyane ko n'urukundo rw'ukuri nyene kurubona ari ibintu bikomeye. Uyu muntu rwose ni umudiyakoni mwiza, mu mukomera amashi. Hanyuma mu mboni y'isi cyangwa se uko isi itekereza urukundo, abizera mu buryo busanzwe bw'ibinyabuzima
bavuga ko ikintu cyose kigira umwimerere wacu cyangwa se originality, aho gikomoka. Hanyuma bavuga ko urukundo, icyo bita urukundo kuri bo, ni umusaruro. Imisemburo ni iki rero? Inkabuzo. Urakoze cyane. Bavuga ko urukundo ni inkabuzo, cyangwa se reka dukoresha imvugo yoroshe, rufata nkakura nk'amashanyarazi. Ni ibintu umuntu yiyumvamo. Urakoze cyane. Ni ibintu bimeze nk'umuyaga nkuba. Hari abantu batangiye kubwumva tu. Hanyuma abahindu n'ababudiste bo iyo bavuga urukundo, ntabwo bemera ko urukundo rubaho, kuko bigishijwe kwikunda, apana gukunda undi muntu. Bigishijwe kwikunda. Niyo mpamvu bo bamara umwanya munini bakina yoga, meditation, nibyo bizereramo. Ngira ngo n'inaha bimaze kuhagera. Hanyuma babona nta mpamvu n'imwe ifadika yo gukunda undi muntu, ahubwo bo bashira imbaraga mu kwikunda. Hanyuma bavuga ko urukundo ni nk'amahirwe. Mbese ugize nk'Imana ukagira umuntu ugukunda, uba ugize amahirwe. Niko abahindu bavuga. Hanyuma Bibiliya ivuga iki ku rukundo? Bibiliya ivuga ko urukundo si amarangamutima, ntabwo ari bishobisho, ntabwo urukundo ari emotion, ahubwo ni imyifatire y'umutima, ni attitude umutima ugira, ni imyifatire nyine, nicyo bita urukundo. Hanyuma muri Bibiliya urukundo ntabwo ari gift, ntabwo ari impano, ahubwo ni ibyamwa byamwemu yera. Abagalatiya 5 kubizera Bibiliya 22. Ibyamwa byamwemu icyambere ni urukundo. Urabona habaho fruit yitwa nka orange, iyo umucungwe, iyo ukuyeho kiriya gihu cy'inyuma ubonamo imbere harimo udupariti twinshi, sibyo? Urukundo ni nka orange yose. Hanyuma iyo harimo mu rukundo harimo kwihangana, harimo ubugwaneza, harimo amahoro, harimo ibyo bintu byose. Bibiliya ivuga rero urukundo nk'imbuto cyangwa se nk'icamwa camwemu yera. Hano rero turaza gusanga kugira ngo ugire urukundo gukuri udakijijwe, ngira ngo turaza kureba, turaza gusanga bigoranye. Hanyuma ikindi Bibiliya ivuga nk'urukundo ni ukwitaho umuntu utari mwiza, umuntu atari umweranda, umuntu atari umutagatifu, ukamwitaho, ukamugirira neza, ukamukunda. Dusubire muri Bibiliya, haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ari beza, yabakunze ari babi. Hanyuma mu Baroma 12:9 haravuga ngo hepfo, mirongo ikurikiye hepfo, haravuga ngo umwanzi wawe niyasonze umugaburire, nagira inyota umuha icyanywa. Bavuga ibintu nka bene ibyo, bavuga gukunda umuntu utari mwiza. Hano wahita umbaza ngo none se tuzajye dukunda abantu babi gusa? Oya, sibyo navuze. Gukunda umuntu mwiza bibaho, umuntu ugira neza bibaho, ariko niba ufite n'umuntu utagukunda, ukwanga, nawe utegetswe kumukunda. Mu rurimi rwacu rw'ikirundi n'igifaransa n'icyongereza, urukundo ni ijambo rikoreshwa ku bintu byose. Nakubwira ngo ndakunda ubugari, ndakunda ifi, ndakunda ibara ry'iriya mpuzu, ndakunda kujya ku mazi kuruhuka, ndakunda sheri wanjye,
nkunda ababyeyi banjye, nkunda pasiteri wanjye, nkunda korale yanjye. Ibintu byose bikoreshwa ijambo ryitwa urukundo rikoreshwa ahantu hose. Ariko mu gihe burayo cyangwa se ikigiriki ntabwo Bibiliya irasa nkaho idetaya ijambo ryitwa urukundo. Bavuga urukundo rw'uburyo bune. Urukundo rwa mbere ni urukundo rw'ubugenzi rusanzwe, urukundo rwo kuba umugenzi n'undi muntu. Ni urukundo rudafitanye isano n'amaraso, apana uwo muvukana, ahubwo rushingiye, ushobora kuba wabonye ko ari mwiza, ashobora kuba agukurura kubera ko ni umunyabwenge mwigana mu ishuri, mufitanye umubano mu buryo bwihariye, ni umuntu uzi kuzuza inshingano, cyangwa se imiterere ye iragukurura. Ni ibintu bishingiye ku bushuti. Hanyuma bene uru rukundo rero rugira ibibazo byinshi. Muzi ko Yuda yakundana na Yesu, hanyuma akanamuyambira akamusoma kandi ashaka kumugurisha. Ari urukundo ruba rumeze nka bene kuriya. Hanyuma uramutse ushingiye kuri uru rukundo ugiye gushaka kwemera umugabo muzabana cyangwa umugore muzabana, waba ugize sheke ikomeye. Waba ugize sheke kubera ko bene urukundo rugira condition. Come on. Umuntu nakubwira ngo aragukunda, akakubwira n'icyo agukundira, uzahita ukizwa n'amaguru uhunge, kubera ko icyo agukundira gishobora guhinduka. Sibyo? Igihe twabana n'uyu mukozi w'Imana mureba hano, ayo rufite ibiro bingana? 45. Yari afite 45. None murebe uko angana. Ibaze rero iyo mita muhitegeko ko atagomba kurenzaho n'ikiro kimwe, ubwo yari kuba merewe gutubu, yari kuba yaratashi iwabo. Kubera ko urukundo rufite condition, ngo ukunda usetse, ngo ukunda ukuntu umpa impano, hanyuma nizibura. Urukundo rwose rushingiye ku kintu ni ukugwitondera. Hanyuma ikindi, urukundo rwa kabiri ni urukundo rw'abagize famiye, ubwo n'abafitanye isano y'amaraso. Ruba hagati y'umugabo n'umugore, ababyeyi n'abana, cyangwa se abantu bavukana mu nda. Ubwo n'urukundo rusanzwe rushingiye ku gutanga affection, ku gutanga care. Hanyuma niyo utabakunda utegetswe kubitaho. Umubyeyi arabitegetswe kwita ku mwana we, umwana ategetswe kwita gufasha ababyeyi be. Bene ibyo ntibisaba urukundo rwinshi. Iyo ugize Imana, abo muvukana mukaba muri inshuti, ababyeyi mukaba inshuti, ni byiza cyane, ariko hari igihe bitaba bimeze gutyo. Kuri uru rukundo rw'abantu bava inda imwe, umunsi umwe muribuka Yesu baje kumushaka, hanyuma basanga ari mu rusengero ari harigisha, ahita aravuga ngo bene mama, abavandimwe banjye, nabumva naba bicaye imbere yanjye. Ntabwo bivuze ko bari abantu tuvukana n'ababyeyi tugomba kubakunda, tugomba kuzuza inshingano zacu kuri bo. Hanyuma ariko nanone iyo umuntu akijijwe aba yinjiye mu muryango mugari w'abana b'Imana. Hari igihe rero mu rusengero ugire umugisha ukabona abo muvukana mu buryo mbese abakubera inshuti magara. Hanyuma urukundo rwa gatatu ni urukundo ruganisha ku mibonano mpuzabitsina, ku guhuza ibitsina kw'abashakanye. Bene urukundo rushingiye ku bishobisho. Mwibuke ko buri masegonda 5 imisemburo irahinduka. Inkabuzo zirahinduka buri masegonda 5. Hanyuma iyo urukundo rushingiye ku misemburo, nta mwanya wo kwiyumvira rutanga. Uramureba ugahita wumva, hanyuma
ibyo bintu niba bizamara igihe kinini. Yego, n'amahormone. Bene urukundo rero ruba rushingiye ku kunezeza nyirako. Nibwo umuhungu n'umukobwa rubatwara bakaryamana, wazamubwira ati urazi ko cagiye nahise nsaminda, akavuga ati ningiye umuhungu gusa utera inda nyenyene, agahita akuraho telefone, hanyuma ibisigaye byose ukimenya, kubera ko nyene byari bishingiye aho ngaho. Muribuka inkuru ya Munoni na Tamari ku bantu basomye Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo yaramukunda cyane, hanyuma umunsi baryamanye urwango yamwanze rwaruse cyane urukundo yamukunda. Ntabwo rwari urukundo mu by'ukuri. Hanyuma urukundo rwa kane ni agape, bagwita urukundo rw'Imana. Za nkundo zose twavuze haruguru zifite icyo zimaze, kubera ko reka tugaruke haruguru ku rukundo rw'ubugenzi. Nta kintu kiruhura nko kugira umugenzi w'ukuri, umuntu wiyumvamo, ushobora gufungukira ukabwira utuntu twawe twose. Nta kintu kinezeza nkabyo. Ni ibintu byiza cyane, ibintu byiza, biraruhura. Ari umuririmbyi w'umunyarwanda aririmbye ngo urukundo rw'ubu rwabaye ibiharuro, ngo amafaranga yararumize. Hanyuma mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo mu minsi imperuka abantu bazaba bikunda badakunda ababo. Mu byasho baravuga ngo wakoze byose neza ariko mfite icyo, nuko waretse urukundo rwa mbere. Kubona abantu bakundana ibintu bya vrai bitari birakomeye. Umuntu rero utaragize umuntu n'umwe baba bagenzi ngo bakundane, cyane cyane abana bo mu bipangu babaho ku itegeko, uvuye akenshi biramugora no mu rukundo. Hanyuma uru rukundo rw'amaraso rw'abagize famiye, iyo umuntu atabonye urukundo rwa papa ari umukobwa cyangwa se urukundo rwa mama ari umuhungu, ntabwo wamutegereza ko azavamo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Birakomeye cyane cyane, kubera ko ntaba afite icyitegererezo cy'urukundo. Iyo wakuze uri imfubyi, yenda utarabonye papa na mama bakina banezerewe, ngo urebe uko umugabo afatwa muri famiye, uko umugore afatwa mu muryango, bizakugora kuba ufite igishushanyo muri wewe cy'urugo. Biba bikomeye. Reka ntange nk'akarorero. Murabizi ko kuba imfubyi ni ibyago umuntu agira, ariko kuba warireze ari wowe wifatira ibyemezo ntibikuraho ko nugera mu muryango uzaba usabwa gutanga ibyo wowe utahawe. Niyo mpamvu twabatumiye ngo twige, ni ukubera ko tuzi ko ari igihe uzabisabwa. Akarorero nashaka gutanga ni akahe. Uri umukobwa wibana muri ghetto, n'abavuga ghetto, ni wowe wifatira ibyemezo wenyine, nta wundi muntu ukugira inama. Nyuma y'imyaka 30 ugahita urongoka. Ibyo mvuze birema character ijya kuba nk'iya kigabo. None uzarongogwa n'umugabo, nawe uri umugabo mu mutwe. Usibye abatinganyi, hari abagabo babiri babana mu nzu ko ubwo rugo waruha amahirwe hafi ya ntago. N'ibindi bibazo byinshi. Kuba waraciye mu bibazo, ni byiza ko ureba kuntu wakwiga iby'ingenzi byazatuma uba umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Hanyuma urukundo ruganisha ku mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi ntabwo ari byo twaje kwigisha ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Kirazira gusambana, ni icyaha. Ntuzanabigerageze, ntuzanakore n'ibisa nabyo. Abo bushize nabateye aga story k'umuntu twari inshuti, hanyuma ya fiance aza kumusura, bakora karese bya bindi byose, icyo batakoze umubiri ntiwinjiye mu wundi gusa. Hanyuma uwo musore aza mu cyumba cy'amasengesho, umuhanuzi ati wihane gusambana. Akavuga ati kuva navuka Imana irareba, uravangiwe, sinigeze nsambana. Uwo mukecuru aramureba, avuga ati mwana wa, umuntu yagisose batetsemo inyama akabesha ngo nta nyama ajya. Biriya wakoze birasa no gusambana. Ubu rero abantu hano isose bayimaze.
bakirirwa batubesha ko nta nyama barya. Ubu ngubu ubusambanyi buri ku kigero kiri hejuru. Ntuzakinishe gukundana n'umuntu urukundo rwa Munoni na Tamari. Come on. Nukundana n'umuhungu akagusaba ko musomana, akagusaba ko mukora karesa, akagusaba ko muryamana, uzahita ukizwa n'amaguru. Kubera iki? N'umukobwa nabigusaba nabwo uzahunge. Kubera iki? Ingeso umuntu akwese muri fiançailles, nugera mu rugo azayikuba inshuro 10. Ndabizi neza. Hanyuma ari gihe uvuga ngo urumva ngo nta kundi ngo ningere ngo nzamwamira imbuto ngo hanyuma hinduke. Uri Imana ihindura abantu. Uyu mudamu wanjye twakoze fiançailles, bari barambwiye muri fiançailles ngo muri fiançailles ngo nta muntu ukizwa. Ndavuga okay, niba ari abantu bagwa nzakora fiançailles ntoya y'amezi nka 3. Noneho Imana sinzi ukuntu yabigenje, nkora fiançailles nk'umwaka n'igice nk'ahafa. Uyu muntu w'Imana mumureba yari umuntu w'Imana imbere n'inyuma. Nitwigeze dusomana, nitwigeze yatega igitambaro kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Sinari nzi niba agira umusatsi, niba ateze ku nkovu. Ntabwo nigeze mbimenya. Ndashimira Imana, kimwe mu bintu nshimira Imana uko nakoze fiançailles yera ikarinda irangira itanduye. Kubera ko iyo muje ngo tubasengere, tubashirireho akanyuzi kera kabafatanye, kandi mwarabanje mwakirabura, mutekereza ko akera gafata? Hanyuma impamvu tubuza abahungu n'abakobwa gusambana ni iyi. Ni ukubera ko presence mwahamagaye, iyo mwahamagaye kubaho kw'Imana, ubukwe bw'Imana Imana irabutaha. Hanyuma n'ubukwe butejejwe nabwo Satani arabutaha. Hanyuma umukozi w'Imana Dr. Rutayisire yaratubwiye ngo nutwara umuhungu wa Satani, so bukwe naza kugusura ntuzamwirukane. Kandi nutwara umukobwa wa Satani, so bukwe azaza pe. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma neho ndavuga kuri agape, izindi nkundo zose zishoboka iyo ufite urukundo rw'Imana, iyo wakiriye urukundo rw'Imana muri wewe. Hanyuma nagira ngo mvugeho gato ku bibazo byinshi abantu binjira mu rukundo bakunda kwibaza. Ndavuga kuri kimwe gusa, uyu muntu arakijijwe? Hano rero turaza kugiramo ikibazo kubera ko gutandukanya agakiza n'idini biraza kutugora. Iyi generation yanyu ndeba abenshi bavukiye muri Sunday school, mwabikuriyemo, ntimuzi n'igihe mwakirijwe. Mwaje musanga dusenga mukomerezaho. Hanyuma ntabwo byabagora gutandukanya agakiza n'idini. Ariko Yohana 1:12 haravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bahindura kuba abahindutse kuba abana b'Imana. Bari hano barabizi. Hano kimwe mu bintu bizagufasha ni ugutandukanya agakiza n'idini. Umuntu ashobora kuba mu idini adakijijwe, cyangwa akaba mu ishengero adakijijwe, cyangwa nk'uko ashobora kubamo ari umwana w'Imana. Iyo bajije umuntu rero ngo uwo mukundana arakijijwe, uzi inyishu aguha? Arakubwira ngo ntabwo akijijwe ariko ni umuntu mwiza. Umuntu mutazaraganwa agakiza. Ngewe muri principe nagiraga mu gushaka umukobwa tuzabana, numvaga nshaka umukobwa byibuze yakijijwe ariko yabatijwe no muri mpemu yera. Kubera iki? None se umuntu Imana yabenze ntiyinjiremo, wowe wamushobozi? Umuntu mutazasengera icifuzo hamwe, umuntu utazagira intege nke ngo kurambikeho ibiganza, waza mushobozi? Ntabwo akijijwe ariko ni umuntu mwiza. Ni ikinyoma. Ikindi ni umuntu mwiza arusha n'abakijijwe benshi. Ari umuntu umwe yambwiye, ndumva ubushize naramubaganirijeho, yarambwiye ngo pastor, ngo nabonye umuhungu, ngo mwemere ngo cyangwa ndeke. Umwemere cyangwa ureke ni ikihe kibazo ufite? Aravuga ngo mwafete ngo urumva ngo umuntu twakundanye ngo twahuriye kuri Facebook, ngo hanyuma ngo ni umusiramu aba Arabia Saudite, ngo ariko ngo afite amafaranga.
donc ni umuntu mwiza nubwo atakijijwe. Hanyuma mu myaka maze ndi umupasitoru nagiye mpura n'ibibazo. Abakobwa cyane bakuze barengeje 30 yagize Imana akabona umuhungu yahita aza kumbwira ngo pastor ngo namubonye ngo hanyuma we mumbatirize ngo ibindi nzimenya. Nakunda kubabwira nti rero Satani yabwiye Yesu ngo nafata ibuye arihindura umugati. Aramubwira ati ntabwo bibaho, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Uzi ko umuntu ashobora kurota kwibuye ryahindutse umugati akaribatiza rikitwa umugati ariko rikazamukura amenyo. Hanyuma ikindi ntabwo ari umukristo kubera ko yanga kuba indyarya, donc yahise nko kuba uwo ari we nico mukundira. Ntabwo ari byo. Abantu babaho ubuzima bumeze gutyo ntuzamuhitemo, bizagorana. Ikindi hari abavuga ngo buriya ngo nitubana ngo yambwiye ko ngewe n'abana azatureka tukajya mu rusengero. Ibyo nabyo ntabwo byaba impamvu yuko mu bantu. Undi arakubwira ati dufite ibintu byinshi duhuriyeho biruta itorero. Twabanye muri kaminuza dusangira ubusa, yanyeretse urukundo, tuvuka hamwe, ni umuntu nyitaho, dufite ibintu duhuriyeho birenze ishengero, numva mukunda. Ibyo nabyo ni ikinyoma. Hanyuma umuntu arakubwira ati uko mureba arafungutse, ni umuntu nzamubwiriza akizwe. Hari ibintu bibiri umuntu adashobora. Nta muntu uha undi agakiza, n'uwabyaye mu nda ntiwakamuha, nta uvura undi bikomere. Yesu niwe muvuzi wabyo gusa. Ni ibintu dukwiye kwitondera.